iyo uzi neza ko ibyo uri kugurisha ari ibyibano wirinda guciririkanwa cyane. Ihene iseka inkoko agace gatwariye umushwi yirengagije ko Muchoma adatuye mu kirere. Umugabo utira isabune yo koga ntakijujute igihe ayisanzeho ubwoya, kabone n'ubwo yaba azi neza ko nyirayo afite uruhare. Koresha IQ. Umuhigi uhora atahana itungo, uwo aba ari umujura. Umunsi igisenge cy'umujura cyagurutse, buri wese azabona ibye. Kandi burya ngo uguriza sobukwe ukabukoye, akana kazaba intwari gakunda kumva indirimbo za gisirikare. None umugabo mu isoko agurisha ihene ihaka, ntuzamuseke cyangwa ngo uvuge ngo ni ikigoryi, uzamenye ko ibibazo afite mu rugo biriti iyo hene ihaka. Ibaze umuntu utavuga ati reka iyi hene imanze. Ikintu giteye agahinda cyane ni ukuyijyana kwa muganga. Uzi neza ko ihene ihaka ayishyira Muchoma. Akabaga kavuga ati muremo mu brochette arimo mu mpare irimo mu mpereze. Bana bakatuvana. Abachoma baba bagome Muchoma bage ihene ihaka. Akabazi ko twana twimbere atari budukenere. Akatuvana bakadushyira ku ruhande waba ari umugome. Rero ubushakashatsi buravuga ngo nubona umugabo ugurisha ihene ihaka ko musanga mu isoko, kona aho abantu bashize ihene nawe arayisoresha amubona ameze atyo, uzamwitegereze mu maso uzabona atari na hafi aho ibibazo afite mu rugo biruta iyo hene ihaka. Rero uyu muntu kwanga, uyu muntu wakwishizemo burya afite ibibazo. Dufite abantu batwanga ngo ufite ngo 347, ariko bigenda bagabanya kuko ntekereza ko nshobora kunsiganya nko muri 310 gutyo. Mpora n'isengesho rimwe rivuga ngo Mana habanzi banjye umunezero bibagize byanjye, kugira ngo mbashe gukora, mbashe no gutera imbere. Ku buryo umwanzi wawe iyo ahugijwe no kukuvuga nabi byarangira nakwishe, kuko umwanzi wawe ni icyo kintu yarakiyemeje ko agomba kukwanga. Hari abantu bigize abambasaderi bacu, hari abantu birirwa babeshya ko tuziranye tutaziranye nabo, hari abavuga ko twakoranye amabi bakoze tutarayakoranye. Kitoko ati twatangiye urugendo bigoye, tugahiga amanywa n'amajoro, ngo tubyuka duhiga bo twabasize mu ngo baryamye, ngo batwise amazina tutitwa, ngo hari abo bita abatinganyi, hari abo batumwesha akamyanga n'urumogi, badushingira abagore tutazi. Icyo kintu yaririmbye ngihuza n'ijambo rivuga ngo Mana jya uha abanzi banjye umunezero bibagize ibyanjye. Iyo mbyutse rero ntabwo nisengera njyenyine, na ba banzi banjye ndabasengera. Mana abanzi banjye baha umugisha, baha ibifaranga byinshi, baha imitungo myinshi, bibagirwa ibyanjye, kuko umwanzi wabaye umukire ntashobora gutekereza kongera kukwanga. Nta muntu n'umwe wigeze aba umukire ngo kubera ko agendana n'abakire. Mushobora kugendana ukababera umupampe, ukababera umuntu ubasetsa, umuntu baruhura mu mutwe, ariko nta na rimwe umukire azigera afata 20% by'ibyo atunze ngo abiguhe ngo nuko muhorana. Reka turebe uko bimeze. Umuntu wakoze iri application ya trading y'amafaranga akubwira ko nushyiraho 100,000 mu gihe gitunguranye ushobora kubona 200,000. Akagusaba ko igihe byazamutse uhagarika ugahita ubikuza. Yakoze iyo systeme arayibahereza, muramutunze, kubera ko 70% y'abarangije gusheta cyangwa kwinjiza amafaranga ntabwo bazi impamvu bigeraho bigahagarara ubundi bikongera bigafunguka. Ntabwo bazi impamvu turiya tuntu twa esheri tugenda tuzamuka tugeraho tukamanuka. Ntabwo ari ibitangaza, ntabwo ari Imana ibiri kubikora.
ni umuntu wicariye ahantu hatazwi kure cyane w'umu IT wasetinze ibi bikurikira. Iyo mumaze gushyira amafaranga menshi ku rubuga, agera igihe cyo kurekura hakagira utuntu mubona. Utwo tuntu rero tuba tumeze nko guhereza umwana umukati wari utangiye kurira kandi mu by'ukuri ababaye, ababajwe nuko icyo yifuzaga atari kukibona, ukamuha umukati ariko ntumwereke depo y'imikati aho iri. Yamara kurya ku mukati ukajya umugenera igice cy'umukati buri kwezi cyangwa buri cyumweru, ubundi agasohoka akabwira abandi bana ukuntu guhabwa igice cy'umukati ari byiza, ko nabo baza ukabereka uko bigenda. Ariko abo bana ya mikati bazaniye rimwe niyo depo avanaho ibimanyu abahereza. Birasaba ko ufite IQ iri hejuru gusobanukirwe neza iri jambo. Uriya wakoze kiriya cya application ari ahantu banki z'ibihugu zikangurira abaturage kutamwizera, akavuga ko nta masezerano baba bafitanye nawe ndetse uwo muntu atazwi. Ariko kubera ko turwaye indwara yo gukunda amafaranga, twebwe biraturyoheye. Karazamutse, umuzungu ndamufashe, ndabikuje, dore ndayafashe, ngize ibyagubesha, narangaye nasize ntakubye barayajyanye. Ayo ngayo aguteye amarira ntabwo ari weho gusa. Ntawe urwanira indorerwamo n'impumyi, kandi umwana ugira umwenda umwe yirinda gukina n'abandi mu mvura. Hari inshuti ugomba kwakirira ku irembo. Ntabwo inshuti zose ari ngombwa ngo zigere iwawe, kada ko hari iziba zimeze nka za maneko. Hari inshuti itagomba kurenga kuri porotayi. Uwo ni wa muntu mwamenyanye utaramenya neza bihagije, ariko hari utuntu ngashaka kuza kukubwira, cyangwa umuntu wo muri karitsiye aho mukunda kuhura gake gake, ukumva araguhamagaye ati ni runaka nturi kunyibuka iki n'iki, ati hari akantu nshaka kubaza. Ambara ikabutura cyangwa wambare byoroheje usohoke hanze, fungure porotayi usohoke. Bite ngo bimeze bite? Uwo mwakiriraho ntabwo umuzi. Kabiri, inshuti igera muri salo, mwariganye ariko hashize igihe kinini, ubonye araguhamagaye ati tehesha cyangwa kuza gusura. We ni karibu. Iyo ni inshuti igera muri salo, byose byumvira ariko bimujyana mu cyumba. Gatatu, hari inshuti igera mu cyumba. Iyo ni inshuti iguhumuriza muri cya gihe cyo kurira bikomeye, ni inshuti igufata ku mutima gihumeka. Ntukabikire inkoni umuntu utari bucumbikire, kandi ntugakarabye uwo utari bugaburire. Umugore wagambiriye kwahukana ntahinga, kandi umugore w'inkunguzi yatsa mu ziko ajunditse amazi. Udahugwa ntahaka. Uyu ni umugani nshaka kubasobanurira muri uyu mwaka twinjiyemo w'2026, cyane cyane aho ushaka gukora business cyangwa wowe usanzwe ufite business. Hari impamvu umunyarwanda yazanye ikinyarwanda cyitwa guhugwa. Guhugwa ni igihe wakundaga ikintu ariko ukakireka, yego ntucyanze ariko uragihuzwe. Udahugwa ntahaka. Uyu ni umugani ubwirwa umuntu ufite business ariko ufite abakozi bamusuzugura. Usanga urabwira umukozi gukora ikintu ukumva ari kugushogoranya. Ugasanga uri kubwira umuntu, tuvuge ni murumuna wawe wazanye mu kazi, yahindutse nawe boss, urafata imyanzuro agafata indi. Reka nkwibwirire mwana wa mama nti udahugwa ntahaka. Ukoreshe IQ, wumve neza ikintu gusobanuriye. Niba ushaka abakozi bakumva, niba ushaka abakozi ubwira ikintu bakagikora, niba ushaka abakozi ubwira ngo ndashaka ko duteza imbere business ukabona ntiwakumva, niyo mwaba mumaranye igihe iga guhugwa. Udahugwa ntahaka. Udahugwa ntahaka.
mesaje mfitiye wowe w'umusitari, niba Imana iguteye iteka ukabona abantu barimo barareba ibyo ukora, ukabona abantu baranagukunze, si byiza ko uhura n'abantu mu nzira bakakumenya, barangiza kukumenya bakuvugisha ukabihorera. Yego. Si byiza ko uri kugenda n'amaguru nta modoka ufite, nta niyo utunze, wihisha ingofero mu kuko urwego uriho ni urwo ngurwo nyine rwo kuba ugenda n'amaguru, karitsiye zose ukata n'amaguru. Ni iki kikubuza gusuhuza abo bantu ko muri kuri rev imwe? Umuntu arakubwiye ati yeee bro ndagufana ndagukunda, gushaka kirasuzugwa ngo bakira nyine horeye sha. Hari abantu nzi niboneye n'amaso yanjye, uhereza ikiganza akacyanga bro, ukamuha cense akayanga, ukanamupepera gutya akakwihorera. Ari umusitari se? Kuko namumenye we ntiyamenye. Harya mukora gahunda za live streaming mu gushyingura abantu? Byose turabikora. Ibintu bine umuntu agomba kwitaho mu gihe ashaka gutsinda kamere. Icya mbere agomba kumanza kwisobanukirwa. Kabiri, agomba kumanza kugira amahitamo. Gatatu, agomba kugira amahame, ubundi akagira intego. Aya ni amagambo ajya gusa nkaho asa mu busobanuro ariko atandukanye cyane. Kwisobanukirwa, amahitamo, amahame, intego. Abantu benshi bazi section yitwa science humaine. Abenshi bize science humaine, ubumenyamuntu. Biragoye kubwira umuntu ko science humaine cyangwa se ubumenyamuntu ugomba kumanza kwimenya no kwitaho. Hamubwira nti niba unywa inzoga kugira wikure mu bibazo, niba unywa inzoga kugira ngo yibagize ibibazo, urishuka. Kuko igihe cyose ubaye soba bya bibazo usanga byakomeye. Uranywa inzoga kugira ukwepe landlord, numara kumukwepa ejo nimwongera kuvugana azakubwira ati wowe uratinyuka ugakuraho phone, wowe uratinyuka ukaza kunyitaba. Bya bibazo bibaye double kuruta uko ari kumuhagarara imbere ukamubwira uti nyihanganire sindabona amafaranga ariko vuba ndabikora. Abantu bose banywa inzoga bibwira ngo bari kwirengagiza ibibazo bafite, nuko ubyirengagiza, nuko ubica hejuru. Ni nko gukandika ibyimba uri kugisiga utuvuta ntugikande. Ubwo bitandukanye no kugendera ku ijambo pasiteri yakubwiye ukarifata nkaho biri bube kandi bitari bube, bitandukanye. Hoho biratandukanye cyane kuko kunyizeza ko nzagira ejo heza niyo ntahagira nshobora no gupfa nagezeyo, ariko nkaryama neza karamaze. Arega mu rusengero si ahantu haba intungane, hari ahaba indaya za ruharwa, hari ahaba abarozi, hari ahaba abagome, ariko ngo babyihanye bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ariko uzabitondere, ujye ubyina usirimbe neza gakeya, wirinda kumusyongera. Ushobora kumubyukiriza kamere akakwasa ingumi nziza ya karite, akakubwira ati n'undi munsi. Hariya ni ahantu haba abanyabyaha babyemeye, ubundi hari ahantu uzanahatinye, ahantu abanyabyaha bahurira. Yego, babyemeye. Babyemeye. Kuko burya mu rusengero habayo abarokore, ntabwo habayo abantu bashaka kurokoka gusa, hiberayo abarokore. Bari abantu bahorayo rero, bari abantu bibera mu makorari, bari abantu bibera mu byumba by'amasengesho, ni abarokore. Bari abarokore rero, bari bene data, bari abarokore, hari ibyo barokotse, hari ibyo barokotse. Ntuzabona ikisaza kiri kuzindukira ku kazi, uzamenya ko rimwe ari igisore kiryamiraga. Ngo ntuzabona ahantu utuye ari igisaza kizindukira ku kazi, uzamenye ko rimwe ari umusore yigeze kuba aryamye. Kuko ibyo umugabo arya aryamye abikorera agihagaze. Bahungu mukore, igihe cyose uzabona umuntu aguhemukiye rimwe, ubushize ko byamugwiririye,
najyaga mbwira abantu hari abantu bajya babwira abantu ngo umuntu naguhemukira ngo uzamwihanganire ugoragoze ashobora no kukwica wibeshya inshuro ya kabiri ukigoragoza ngo uracyagoragoza arewe uri kugoragoza ibiki umuntu niba guhemukiye ukabibona n'amaso yawe akakwiyereka vuga uti uyu muntu aranyiyeretse ndakubonye ntumbonye ibuye ryagaragaye di umunyarwanda niko yavuze ntiribakisha isuka ntibakishe isuka ndakubonye abantu benshi turi kuzira kugoragoza igihe umuntu arimo aradahemukira umugore n'umugabo ujya kumva ngo umugore yishe umugabo wakurikira amateka yabo amateka yabo ugasanga bahoraga barwana abaturage bakajya gukiza ariko kubera ko akantu bavuga ngo ndi kugoragoza uri kugoragoza ibiki umuntu naguhemukira rimwe ukabibona ukabona ko yateguye kuguhemukira izo mbabazi ari kugusaba ameze nka wa muntu ufata inkoko akayigura azi ko azayibaga akayigaburira abashyitsi bazaza kumusura ku cyumweru akayihera ku wa mbere ayiha udusaka ku wa kabiri akayihereza utuzi akavangamo n'agasenda gake ngo arebe ko iyo sake ibasha gushabuka akayihereza utuntu two kurya dutandukanye isake iti dore mu mwanya wanjye wasohoka mu nzu igasohoka itetera ngo uri umuntu mwiza uri umugome umunsi nugera iyo sake uzayirya nta zindi mpuhwe umuntu afata ihene akayiha ubwatsi yashaka guhaka sinzi niba ariko babyita ikabyara twa twana akajya dushyiraho kuri nyina tukajya konka ariko iyo kamaze kugira ibiro ari ukuntu agenda agafata inyuma hafi y'umurizo agakanda umugongo ngo yumve ko gahunda yabaye gahunda umuntu ugaburira itungo azi ko azarirya akaribeshya ko bari inshuti umuntu agaburira itungo azi ko azarirya ariko ari kuribeshya ko ari inshuti yabura ate kukubeshya ko ari kugusaba imbabazi kubw'ibyaha yagukoreye agamije kuguhemukira umuntu naguhemukira ukabona ko yari yarabigambiriye imbabazi zijye ziza yego tukangurira abantu kugira imbabazi ariko ushireho icyo bita umurongo ntarengwa utukura ufashe ihene yibeshe ko muri inshuti urayoroye uyivanye mu isoko uyizanye yewe no kuyiha utwatsi mu nzira iyi hene bari kuyishuka kuko iyo nta bwenge igira n'igihwerahwere irishimye hari n'igihe unyuzamo ukayirekura igahebeba ikajya kuri kari hari igihe unyuzamo umugozi ukawurekura ikagukurikira bro igatekereza ko ugifashe cya kiziba iyo igatekereza ko bakiyikuruye kandi iri free you are free to be free nzababwiriza kugeza ryari mwajya mukoresha IQ ihene ninde umuguzi ukuruye ihene ninde ikiziriko ni ikihe iyi hene uyu muguzi ari kwibeshya ko ari inshuti hari n'utuntu tw'utwatsi agenda ayigaburira kugira ngo ugere mu rugo yishimye urugendo rwo kugera mu rugo arabizi hari n'igihe igera mu rugo ntagire icyo ayitwara akanajya ababwira ati mujye muyiha iki amarongorwa ariko wakubwira ko ibishyimbo biba bihari ntibatuma ibirya kuko birahari bayiha amaminwa amarongorwa amaminwa niyo bayihereza ikagotomera akayireba ati gushisha akagenda akayifata akayikanda umugongo kumva ari kubara inyama zitwa imisigati ari kubara ibitabazi ari kubara yawe yamanutse byitwa ngo iki igituza ari kubara nyamacoma ikidari ibyo byose we ari kubigibaramo ihene bwakwira niyo yaba yari iri hanze y'urugo irigarura akatekereza ko ayikunda ihene iraca ikiziriko aho kugira ngo ihunge rwa rugo igataha mu rugo we uciye ikiziriko umwanzi wawe mubana wahenewe ni kugira agahene batashye igihe kiba kimwe umwanzi akakubwira ati I'm very sorry agafata imbugita nta muntu n'umwe ubaga ihene babanza yiroge wenda ipfe arayiyicira yifashisha amaboko ye akayikura ku amaboko agafata ijosi agakata ya heneri yarabeshe ubushuti karumani hita azabakurikirana
tubishyire muri reality yego katushireyo ko IQ zacu ndabizi zitandukanye n'abadukurikirana nawe ufasha akana k'abakobwa iyo tuvuze ngo ugiye mu isoko ntabwo ari isoko ryo bahahiramo gusa witegereje mu bakobwa uzi n'abo ubona ku isi kuri iyi si utoranyijemo umwe uramubwira uti kamwe wishyurira n'amashuri urayishyuye no mu rugo hari ni bwa bwatsi no mu rugo mama ndamugurira igitenge noneho turamuhaye bigeze aho hari ukuntu aba bagabo b'abakire ari abagome ndavuga icyongereza agahita gukorera ikintu cyitwa cohabitation turakomeje ubayeho bitemewe n'amategeko reka tunabisobanura cohabitation ni uburyo ubana n'umuntu mubyemeranyijeho mukabyemeranyaho weho nawe gusa hari abakobwa benshi tuzi bari mu mazu ahenze muri Kigali ariko baza gukora iki ntacyo afite umugabo basezeranye bombi abakobwa ni agahene umukobwa wese uzi ko yishyurirwa inzu n'umugabo ufite urundi rugo ni agahene kuko uwo muntu ibyo ari kugukorera ni iki kikwereka ko atabikorera n'abandi urupfu rwa yahene ku munsi wa nyuma yakunzwe na wa wayoroye ntabwo ruzagusanga kure ni muri yanza kwishurira azakuzanira ikirwara uzakikorera kugeza igihe uzapfira kuko umuntu mukoranye cohabitation hari abantu bakora ikosa ukipimisha sida n'umuntu mukaryamana ukibagirwa imico ye ntuhore umupima kumve ko byarangiye ndamwizeye koresha IQ twahuriye he duhura yambwiye ayahe magambo ni iki kinyemeza ko atari yarabibwiye abandi mbere cyangwa njyewe akabibwira abandi nyuma niba ari proud yanjye se kuki akomeza kumpisha ko byemewe ko umuntu yagira abagore babiri kubera icyo atabidekarara none umenye ko ndi madamu we ejo hari ibigabo byarakaye biko iki kiganiro byatangiye kurakara bazakwimara live streaming mu yinyuma mu bigome tudukobwa twiza kabari na keza sha ari na gato baranadusuzugura aba bakobwa kuko ujye kumuvugisha uri mu kigero cye watangira kumubwira ngo sheri tuzahore dusangire akubaza ngo tuzahurire hehe tuzasangira ibiki subuye oya tuzahurire hehe nge numva biraduhuriye nko kwa Makuza hejuru muri resitora cyangwa se tugahurira muri Camelia atavuga ati Ezra wariye hari washo kubera iki ibyo bintu kumubwira afite umuntu wamukoreye cohabitation urabivuga isese niba ukazamuka umuhoza amafaranga kuri konti ntiyishura inzu nta nubwo azi igihe yishyurirwa na saro amwandikira ka message uyu munsi ndajya muri saro gutyo gusa 100 200 kuko mbe ni ibi bigabo ubwo ndanenga n'abagore b'ibyo bigabo barangaye bibona ibyishimo muri utwo tuzu bakoreramo cohabitation biruta ibyo babonera mu ngo zabo aratashe asanze umugore yambaye igipira cyanditseho ngo UNICEF cyangwa University ibere nta n'agasutiya karimo rimeze nk'igisogisi urafashe isogisi ugakubitamo akabuye ukarimanura uyu ashobora kuba ahetse umwana yaje kumwotsa akajugunya gutya cyangwa akanyuza mu kwaha atakira ariko ndafite utuntu tw'utunyonyo tumeze gutya agerayo akavuga ati naha hantu nkuriye kuba ndi aba bakobwa babatwaye abagabo mw'abagore mwe bazi gukaraba amasabune ahenze kuko abagabo babo nibo bayabagurira aho nibyo bigabo ndabanenga ugurira indaya we uvuze nabi sha IQ uguriraho ko habitinze isabune ihenze ariko ni wawe wijyaneyo kuko aho ngaho iwawe niho utinda bari n'abagore ngo bigirire impano ngo kuvuga ngo nge sinasenya kuko n'ubundi ngo ajyayo agataha iwanjye ataha gerega iki ni ukugumayo ataha niki
mu mubiri mu maraso ngo umugabo waguhahiye ngo bitwaye iki ngo bitwaye iki se ngo cyangwa ngo nuko agaruka ugiye ngo rwose ngo kuba mwacu inyuma ndabizi aba bakobwa bajya mu mazu yabo abahumura azi cyitwa air fresh azi amasabune akoropesha inziga humura na twa tuntu batereka mu nzu ugasanga tunatereka mu nzu twasanga nka tumwe iwawe sha kwa Ezra bahumura utuntu tumeze nk'utwo mu kirizi y'ukuntu dusanisiro baratuzi narangiza agezeyo amazi ashyushye isume y'umweru ibyo kurya amasahane meza ibintu biteguye utubuto urwo rugo uwo mugabo iyo yumva akazi kamurembeje akeneye kuruhuka ntabwo yaruhukira iwawe kuko ibyo ari kurebesha n'amaso iwawe wa mugore mukuru nabyo ni indi stress uraho wambaye ikintu cy'ikigutiya kiri kugenda kivuga Yesu ashimwe ushobora kunyuzamo nawe wambara agakora ushimisha umugabo hari abantu ibintu wabikuye wa mugabo ndahuye ko ndi ku ishuri ngiye nzabanza nige nkuri ikizamini inyuma rero mu masomo twagiye twiga nuko aba badamu baba bazi gukora bazi kwita ku bana bazi kumenya ikenewe kugira umugabo aho gutwerera n'abantu muzasura muri famille mudugudu kumenya gahunda zo ku rusengero niba basenga ariko ikintu cyitwa mu cyumba habera ratio de combat umugabo agera mananiwe stress ari nyinshi ananiwe kuko muri saro watangiriye muri saro uri kumududika ibibazo nagira amahirwe arakwereka ko afite ibitotsi kugira mu muhamahoro ariko niba uri kunyumva neza umenye ko ngo ntawe uryoherwa amira bunguri ngo kuko no mu buki hari igihe hisha mu ruyuki ntawe uryoherwa amira bunguri kuko no mu buki hari igihe hisha mu ruyuki runaka ararongoye nanjye reka ndongore abo twiganye bararongoye nanjye reka ndongore abo twakuranye barashatse reka nshake kutarapfa ntawe mungana bapfuye ahubwo mbere y'uko uvuga uti reka ndongore IQ izamure IQ nongeze uvuga uti ese koko ngomba kurongora koko imico yanjye ariko umuntu arakora ifitiye utugeso twe azwi mwibanga abari kumbwira ngo rongora ntibaba batuzi abantu bose rwa kuvuga nabi rwa kuroga birwa gutega iki ibi bintu bitatu bidahuye ntacyo ushobora kuba yego aho uzapfira ikizakwica n'umunsi uzapfiraho iyo bihuye ito ikizakwica aho uzapfira n'umunsi ushobora kuba uri mu modoka yagera Shorongi kuko ariho uzapfira igahita ikora impanuka ubwo ikizakwica ni impanuka aho uzapfira ni Shorongi ikizakwica ni impanuka ariko kuko umunsi utageze amaguru agacika ugasigara umutima utera neza umeze neza bakuzanira igare tukagusunika indi myaka 30 bakavatesha yarapfa yararokotesha kumbi ntago arokotse umunsi ntiwari wagiye byarahushije ibindi bibiri byarahushije uko biri kose twese turi mu kimodoka kimwe ntago turi mu modoka zitandukanye turi mu kimodoka kimwe buri wese yageze kuri arete asohokamo tujyana Rusororo asohokamo tujyana he asohokamo rero kwirirwa mwikomeza mwigira ibiki twese urupfu turutinya kimwe taka umukobwa mwiza warakivuze icyo ngicyo mwiza ariko kakambwira n'abagabo bafite abagore beza ku mutima babi ku isura umwiza ni uwese umwiza ni umukobwa mubi ku mutima mwiza ku isura oya umutima urahinduka ariko isura ntishobora guhinduka sabe ntuhemukira umuntu inshuro nyinshi akwihorera ntugatekereze ko uranyambara abantu aba yarihoreye agacece kugatekereza ko nta bwenge ntugatekereze ko ari injiji ahubwo bataragufatira umwanzuro avuga ati noneho ngewe nimukora akantu karagendana n'ingororano z'ibintu amazemo iminsi nuryarya kuryarya sinzi n'ubyumva yego nuryarya cyangwa ukabeshya inshuti yawe yego ukabona ntabimenye yego cyangwa ngo mushwane uzarekeraho
kuko umunsi yakweretse icyo agutekerezaho uzatungurwa. nubona umuntu wagusabaga ubufasha yatangiye kwifasha ibyo wamufasha uzikanga. aba yamaze kuvumbura ko ubufasha ubutanga utabishaka cyangwa ntacyo bimumariye ibyo wamufashaga. kuko hari abantu benshi tuzi b'ababosi bagiye banadukoresha, hageraho rwose yanaguhamagara ukamwihorera kuko urabizi neza ko ubwo bufasha buguhaga atabikuye ku mutima. ikindi, abo wibwira ko mubana neza bose ntugatekereze ko ari uko urenze cyangwa bagukeneye cyane, ahubwo uzamenye ko bashobora kuba bazi kwihangana. wari umuntu ugiye kuvuga ngo shango bambwire reka da, aho mubana nabo, abo wibwira ko mubana neza bose ntugatekereze ko ari uko urenze cyangwa bagukeneye, ahubwo uzamenye ko bashobora kuba bazi kwihangana, bigutere kubana neza utabogamye. ujye wisuzuma urebe cyangwa se Sabe burasa nkeneye, burase Patrick nta nkeneye. hari igihe abo Patrick na Sabe bifitiye impamvu yo kwihangana ari wowe mubi. kandi ikindi, uko waba useka neza kose ujye ubanza urebe neza niba uwusekera atari kurira, kuko aba yababaye. iyo nseko yawe yamushengurira umutima, icyiza ni ukubanza kumuhoza ukamusekera nyuma ari uko yishimye. nta kintu gikwiye gutuma wikunda ngo urenze, kuko byakugora kubana neza. kwikunda ni byiza, ariko si byiza mu gihe bibangamiye abandi. kwikunda ni byiza, ariko si byiza igihe bibangamiye abandi. iby'isi byose bizashira ngo hasigare urukundo, niko mujya muririmba. uzashaka ibyawe utuje, ariko ntugashwane n'inshuti kubera byo. iby'isi bizashira hasigare urukundo. uzashaka ibyawe utuje, ariko ntugashwane n'inshuti kubera byo. uzahemuka urwanira ibirenze, ariko umunsi uzapfa ibyo waguze biguhenze nta na kimwe kizamenya ibyawe.